ndashaka kubabwira ngo kuzamuka kw'itorero ntago biza bimpanuka. Personne ne sera enlevé par hasard. nta numwe uzazamuka kuri tombora. There is no chance in this matter. nta mahirwe, nta mukino w'amahirwe uri muri ibi. Comprenez? Ntabwo haiko bahati. ntabwo ari amahirwe. Mimi nakwenda mtihani, ngiye gukora ikizamini, kwa bahati nitapita. akubwa amahirwe ndatsinda. Hapa hakuna bahati. Hano nta mahirwe ahari. You have to prepare yourself. Ugomba kuba witeguye. Ni wowe. Aha ni ijambo y'Imana rivuga ngo umwana azikorera ibye n'ababyeyi bikorere ibyabo. Umugabo wikorere ibye n'umugore ikorere ibye. Nta muntu numwe, kila mtu na mzigo wake. Buri wese azikorera umutwaro we. Niyo ubone Satani ukuntu yahumanije abantu mu mitekerezo byabo. Urareba imvugo y'abantu ukamenya ibyo barimo. Iyo umuntu umwijeje ikintu agategereza ikibe, bafite imvugo avuga ngo yewe ni gutegereza nko gutegereza Yesu. Niba namaze kubyumva ibyo bisobanura iki? Byabaye urwenya. Yewe ngo biriya bintu ngo biriya iriya modoka yakubwiye ngo azaguha ngo gutegereza Yesu. Bivuga ngo Satani yashize mu bantu kubyugaruka kwa Yesu ari ibintu by'imigani, ni ibintu by'urwenya gusa. Na niyo mpamvu nubwo twigisha ibi abantu baragenda bagisubira mu buzima nkuko nta na kimwe bigeze bumva. Kuri kwibaza ko izamuka gitorero ritazaba. Kuri kwibaza ko Yesu atazagaruka himself nkuko yaje. Hari amadayimoni hano mu kirere afunga ubwenge bw'abantu. Ukavana ugasubira muri gahunda zawe ukibera uko ushaka, nta kintu na kimwe gikanga, nta ngamba ufata, ibyawe rurimo ukabikomeza, amanyanga rurimo ukayakomeza, Imana ikabona muri wowe nta ngamba ufata. Ibyo gudutuma dufata ingamba ziganisha kubaha Imana, ingamba ziganisha gushaka Imana. Haleluya. Ingamba iganisha gucunguza uburyo umwete. Amen. Na ubundi tutatagaza umwanya wacu. Wabyibise? Kuko abantu benshi bapfuye badafite amahirwe ufite. Wabagarura uyu munsi bafata ingamba zikarisha. Wowe rero ntabwo urapfa, uracyari mu mubiri, uracyari munsi y'ubuntu bw'Imana, fata ingamba. Niyo mpamvu je me répète, nongeye gusubiramo, ntihagire umuntu n'umwe ikintu na kimwe cyatuma umwami azakuroporosha ko yari yaguha amahirwe ariko ntiyigeze uyafata. Muraza abantu bafite indwara cyane cyane muri Afrika yo kwanduzanya, ugasanga abantu bafite personality ni baki, abantu bagendera mu bigare. Babyumvise? Aho benshi bashira niho nabo bashira. Ntuzabe muri abo, kuko Imana nikangwa n'ubwinshi bw'abantu. Mu gihe cya Nowa hari benshi ariko abantu 8 nibo Imana yarokoye. Nta majority ikora imbere y'Imana. Wabyumvise? Ube muri identite yawe, ntugende ufata gusa ngo abantu ngo bameze gutyo, ngo bigezweho ngo nibi. Ibyo birakobesha. Ubu Kristo bwarabaye ibintu byo gukinisha. N'abantu batakijijwe bose ngo bari Kristo. Abantu baragenda hariya n'abasinzi n'abasambanyi n'abajura bari mu macakubiri y'amoko n'ibindi na Bibiliya ngo gensengera ngo hanaha. Ibyo ntabwo ari by'Imana yaguhamagariye. Be holy every day. Ezwa buri munsi.